Iki gikorwa ngarukamwaka kigamije gukomeza gushyigikira no guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa hahembwa babaye indashyikirwa biswe inkubito z'ikeza. Mu bahembwe kuri iki cyumweru harimo 31 bo mu turere tune twitwaye neza mu bizamine bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cyayisumbuye, na 4 batsinze neza ikizamine gisoza amashuri yisumbuye mu 2016. Bamwe mu bana b'abanyeshuri bashyira mu majwi uruhare rw'ababyeyi babo mu gutuma abana babo b'abakobwa batsinda cyangwa se ntibatsinde bitewe n'uko bitwara ubwabo n'uko bafata umwana w'umukobwa babyaye. Majoro Lydia Bagwaneza ni umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, akazi kagakorera mu mutwe ushinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu. Muri uyu muhango wa Imbuto Foundation yatanze ubuhamya mu ishusho bandebereho. Yabashiye kugera harubu nyuma y'uruhare rwa se umubyara wamuremyemo icyizere gihagije. Kuri we ababyeyi bose bakwiriye guhindura imyumvire. Birasaba yuko uhindura imyumvire, ababyeyi baraha gahindura imyumvire. Hari umuntu wahoze ambwira ko yabyaye abana babiri, abahungu n'abakobwa, noneho ashyira abana be mu ishuri. Amaze gushyira abana be mu ishuri agira amafaranga make, bituma ko ari rumwe mu mashuri makuru. Umukobwa niwe wakoraga neza, umuhungu atazi imbere nk'umukobwa, ariko yicaje umukobwa yigisha umuhungu. Ibyo ni iki? Imyumvire y'ababyeyi bagomba guhindura. Amen Mugisha uyu yabaye wa mbere mu gihugu ahagarariye bahembwe, nawe azirikana uruhare rw'ababyeyi be mu nsinziye. Ntago navuga ngo nari umuhanga cyane kuva kera kose pe, nta nubwo nigeze nibona nk'umuhanga, ariko burya amagambo y'umubyeyi yasakuzanyije urukundo yumvikana cyane kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Uko amagambo menshi papa yagiye ambwira nkiri muto ndayibuka, rimwe nka nayimubwira akavuga ati urambeshyeye, kubera ko we aba atabyibuka, ariko njye ndayakomezanya mu mutima wanjye. Babyeyi turabizi ko mudukunda, ariko ntabwo nzamenya yuko nkunda nutanshyigikira ibyo ndi gukora. Ababyeyi bwabo ntibanyura iruhande ibyo abana b'abakobwa bavuga, kuba gifite iyo myumvire igawa biyemeje kwisuzuma. Wenda nanjye nkajya mu yindi mirimo, ariko nkaba mbijeje ko bagomba kubona uburenganzira bakiga, nanjye nkazabona ishema nk'uko uyu mubyeyi abivuze, bavuga bati umwana mukesha Imana yabaye uwe mbere mu rwego rw'igihugu. Nkaba mbijeje ko imirimo igiye kurangira. Nyuma yo gutanga ibihembo kuri abana b'abakobwa, Perezida wa Sena Bernard Makuza wari uhagarariye Madamu Jeannette Kagame muri uyu muhango yashimye Imbuto Foundation ku musanzu ikomeje gutanga mu guteza imbere uburezi bwiza bw'abana b'abakobwa. Yabwiye abana b'abakobwa gukomeza gutegura no kureba aho bagana, n'uwatsikira ntibimuviremo kwiheba kuko bishobora kuba intango yo kongera kwiremamo icyizere. Uyu muyobozi yihanangirije abantu bakuru bacyonona abana b'abakobwa. Ntabwo tuzayigeraho uko tubyifuza hakiri abantu bakuru bashuka abana, bashuka abari b'u Rwanda, bakabashora mu ngeso mbi zigayitse zibangamira cyane imyigire yabo, nk'aba bashukisha amafaranga n'ibindi, bakabashora mu bushurashuzi n'ubusambanyi, bakabatera inda bakiri bato. Biracyariho, ni ibyo kugaya, ni ibyo kwamagana, ni ibyo guhanwa. Uguhemba inkubito z'ikeza kubaye ku nshuro ya 12 nyuma y'uko umuryango Imbuto Foundation utangijwe mu 2005 na Madamu Jeannette Kagame. Maginga ya umaze guhemba abana b'abakobwa bagera ku 4438 mu gihugu hose. Mudasobwa ni kimwe mu bihembo, kikaba n'igikoresho cy'ishuri aba bana b'abakobwa bashyikirizwa. Jerome Munyentwari, Loyo TV.